Pame mu Rwanda ufana equipe equipe y'igihugu yacu igihugu turayifite Amavubi niyo mfana. Pame bagwitishemo ko mugikoma ni cyayi wanywe cye Cyayi ipantaro cyangwa ikabutura ipantaro mu ntara cyangwa i Kigali. Let me see. Well, unda mu ntara cyane Bastille akazi i Kigali. So ibintu byose nkora utuzi twose nkora ntukorera i Kigali, ariko gutura mu ntara 100% niho natura. Hari moment wari bwageremo kumva urashaka kuvuza induru to like nani kintu kibaye like shouting like yo like when I'm happy maybe ndi kumwe n'ishiti zanjye twavuza induru for real. That's weird, yeah? But yeah, twabikora if you guys want to do it, like let's do it. Uri kugenda n'ibirenge ryari utambaye inkweto? Nambaye inkweto n'ibirenge handagiye hasi. Na mu gitondo. N'ubu ngubu mu kanya hangana nambaye ibirenge. Nkunda kwambara ibirenge cyane. It feels so good. Turi muri office yawe aho ukorera ibijyanye n'imideri, imyambaro, imyenda, Fly Mama Africa. Mbere ko tujya kuri products n'ibindi. How do you manage the pressure? Nageze ahangaha ukorera people baruzuye, tashaka kureba Pamela, tashaka kureba umugore wa Debeni like biba buri munsi cyangwa only today? Kuko nahaza buri munsi. Iyo nahaje biraba ariko ntago ari cyane kuko n'undi wabonye ko ngara ahantu hari so kuko nahaza buri munsi mfite n'ibindi byinshi nkora ntago biba buri munsi cyetse iyo nahaje. And then Fly Mama Africa ubwo ndasubiza nyuma gatoya mbere ko tunagera kuri current situation idea yaje gute kwe cyo yise gutya Fly Mama Africa ndebye neza ndabona harimo imyambaro ikorewe hano mu Rwanda y'abadamu abasore mbese imyambaro yose iri around ariko basically ibintu bijyanye na Africa uraza kwitubwiraho ariko the whole idea and the name. The idea kuni yaje, I'm going to be honest, so yaje actually nuze yacu imaze igihe yaje muri 2020 gutyo ngira ngo and then ubwo nakunda kwambara ibikanzu binini nyine byisanzuye noneho nakunda kubyambara umunsi bakambwira dukunda amakanzu yawe dukunda ibintu wambara ni gute twabibona babiyandikira kandi nzi ko nanjye mbyambara nkavuga nkababwira merci nkabwo mbigenza sometimes abantu bagatangira kumbaza niye wabiguze so I'm like kuri iki buri gihe muravuga ngo nabiguze kuki ngiye ahubwo ntabigurisha.